Nshuti mwene data nongeye kukwifuriza amahoro dukomora ku mwami wacu Yesu Kristo, amahoro dukomora mu kumwizera no kumwishingikirizaho. Izina ry'Imana rihabwe icyubahiro. Ayo mahoro niyo nkwifurije. Njyewe ndi Musoni Flavien. Turi muri wa mwanya wo kwiga ijambo ry'Imana. Ni iby'igiciro, ni iby'igikundiro kugira umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana rikadusuzuma, kuko niwo munzani nyakuri. Rero uyu ni umwanya wo kwiga ijambo ry'Imana, aho turimo kwiga igitabo cy'umugenzi. Turimo kwiga volume ya mbere. Tugeze ku cyigisho, niba mubyibuka neza abo twiganye, turi ku cyigisho cyacu gifite titre ivuga ngo Magambo. Ngira ngo ni icyigisho cya 15 Magambo. Ubu tugiye kwigana umugabane wa kabiri. Mureke dusenge. Uwiteka Mana nziza, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Kurema umuntu wari umufiteho umugambi mwiza, kandi nyuma y'igihe warongera uravuga ngo tureme umuntu ase natwe. Igihe umwana wawe yavukaga wamwise Emmanuel, bisobanura ngo Imana iri kumwe natwe. N'uyu munsi wa none, uyu munsi wifuza kubana natwe biciye mu ijambo ryawe, ukatwigisha amabanga yawe, ukatwigisha amateka yawe, ukatwigisha urukundo rwawe n'imigambi yawe myiza kuri twe. Niyo mpamvu uyu mwanya twongeye kukwiyereka kugira ngo ugire icyo udukorera. Ngirira umumaro njyewe na mwene data uteze amatwi iki kiganiro, kugira ngo ibitekerezo byacu tubikuraho byararagiye, tubizamure, tubikwerekezeho, kuko wavuze yuko nitubona byose bibaye tuzararame, tuzubura imitwe yacu ko gucungurwa kwacu kuzaba kwegereje. Ibyo turimo kubona hirya no hino biratwereka ko nta gihe gisigaye, ariko ijambo ryawe iyo turyegereye ntiritwereka yuko nta gihe gisigaye gusa, ritwereka n'imyiteguro ishyitse, kandi imbaraga yawe ya Mwuka Wera ikaduha guhagarara kuri urwo rwego dufite ibisabwa muri twebwe kugira ngo duhuze n'amateka yawe. Reka rero uyu mwanya Mwuka Wera afata imitima yacu, ayikubure kugira ngo ibirimo bidahwitse, ibirimo bidafite akamaro byigizweyo, ahubwo imitima yacu ikubera insengero, kugira ngo uzuterane natwe dusangire, kugira ngo udusangize amagambo yawe, udusangize amateka yawe, udusangize imbaraga zawe, kugira ngo tubashe kuba abanyambaraga mu gihe nk'iki tugoswe n'intege nkeya, tube abaguhagararira mu gihe nk'iki ngiki abenshi babivuyemo, tube abagutegaho amakiriro mu gihe abantu barimo kwirwanaho, tube abatsindishirizwa n'ubuntu kubwo kwizera gukomoka i Karuvari mu gihe benshi bashaka gutsindishirizwa n'imirimo myiza bakoze. Tugusabye mu izina ryawe ndetse mu izina ry'umwana wa Yesu Kristo, kugira ngo agakiza kawe watangiye ubuntu abe ariko katuma tuva mu ntege nke twinjire mu mbaraga zawe uduhamagarira kugira. Tubisabye mu izina rya Yesu, amen. Nshuti mwene data, nongeye kuguha ikaze muri iki cyigisho. Ngira ngo mu cyigisho cyabanje iki twabanje kubona Magambo. Tubona Magambo, umuntu rwose kubaha Imana kwe kuri mu kubomborekanya iminwa ye, ndetse twasoje batubwira ko Magambo ameze nk'inyamaswa izira, kubera yuko mu by'ukuri pe Magambo aruza, kuko ibintu by'Imana arabikurikirana, akunda aho bavugira ijambo ry'Imana, aba yumva yabiboroka, yabishyira mu mutwe we, yewe ibintu by'Imana ashaka kwerekana ko abizi. Ariko ikibazo cye Magambo mu magambo make aruza, ariko ntago yatuye inzara. Nta mirimo yo gukiranuka iboneka kuri we. Gukiranuka kwe ameze nk'urukwavu. Mu magambo make aruza, ariko ntabwo yatuye inzara, kubw'ibyo arazira. Abantu benshi rero twabonye yuko nubwo bicaye mu nzu y'Imana bavuga yuko ari abana b'Imana, ariko baracyari ibizira imbere y'Imana, kubera ko Imana ifite uruhare rw'iminwa yabo gusa, ariko imitima yabo iri kure y'Imana. Uyu munsi rero turakomereza aho ngaho, ndetse aho ngaho mwizerwa na Mukristo bagendaga baganira, ndetse Magambo nawe yari ari hariya. Noneho Mukristo na Magambo rwose nta kintu bari bakavugana, kuko byagaragaraga yuko batarimo guhuza. Magambo azi ibintu by'Imana cyane, ariko icyo Kristo yakoze ntacyo afite mu mutima. Mwizerwa hari icyo Imana yakoze muri we, ariko Mwizerwa yakunze Magambo bitewe n'ibiganiro bafitanye. Aho rero niho dukomereje. Noneho Mukristo yakomeje abwira Mwizerwa, aramubwira ati rero abantu bameze nk'uriya muntu kuriya umureba, Pawulo yabise imiringa ivuga n'ibyuma birenga, nk'uko yabyanditse mu Rwambere rw'Abakorinto igice cya 13 umurongo wa 1 kugeza kwa 3. Kandi abantu bameze nk'Amagambo Pawulo yabise ibidafite ubugingo bifite amajwi. Arangije arabyerura, aravuga ati byanga byakunda abantu bameze nk'Amagambo ntibashyiranwa mu ijuru n'abana b'ubugingo, nubwo baba bavuga nk'abamarayika.
nubwo umuntu yaba avuga nk'abamarayika, akaba afite amagambo menshi aryoshye, ashobora kuvuga imbere y'abantu, abantu bakamukunda, ariko mu bigendanye no guhindura umuntu umwana w'Imana, muri Yohana igice cya mbere umurongo wa 12 Bibiliya avuga ngo icyakora bamwizeye bose bakemera izina rye. Aya magambo arakomeye cyane. Igice cya mbere, Yohana igice cya mbere umurongo wa 12, Bibiliya iravuga ngo iki? Icyakora umurongo wa 12 haranditse ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Abo ntibabyawe n'amaraso cyangwa n'ubushake bw'umubiri cyangwa n'ubushake bw'umugabo, ahubwo babyawe n'Imana. Nta muntu ubyarwa n'amagambo kubera ko yicaranye n'umuntu uzi amagambo y'Imana cyane. Yego koko umuntu ashobora kukubwiriza ukumva uryohewe n'iby'Imana, umuntu ashobora kukuririmbira ukumva uryohewe n'iby'Imana, ariko haba hakenewe yuko ubyarwa n'Imana ku giti cyawe. Mwizerwa yakomeje abwira Mukristo, aramubwira ati mwizerwa, maze Mukristo akomeza abwira Mwizerwa, aramubwira ati kandi tugire dute ngo tumwiyake? Mwizerwa abaza Mukristo ati none twagira gute kugira ngo twiyakuye umuntu uko umaze kumbwira ububi bwe nkasanga nubwo afite amagambo meza ariko nta kindi bye bimaze. Mukristo arangije aramubwira ati rero wowe ntago byagaragara neza kuba wamwikuraho, ahubwo dore tegura ikibazo ugenda ukimubaza, genda uganire nawe, umubaze iby'imbaraga zikoresha umuntu, iby'Imana ikunda, kandi umubaze ko zakoreye muri we zikagaragara iwe no mu ngeso ze. Mu magambo make, ubuntu bw'Imana urimo kuvuga mu kanwa, ese bwinjiye muri wowe? Bwagize icyo bukora muri wowe? Buramanuka bugera ku kazi, buramanuka bugera no mu rugo iwawe no mu ngeso zawe? Aba ari icyo kibazo umubaza cyonyine. Mwizerwa yaragiye rero yegera Magambo. Magambo aramubwira ati rero rwose nubwo uje twatinze, ubu tuba twaganiriye ibintu byinshi cyane, tuba twageze ku ngingo zikomeye, ariko nyine wagize imbogamizi nyine nta kundi. Mwizerwa arangije abaza Magambo ati ariko se reka nkwibarize ikibazo, ubuntu bw'Imana bukiza bwiyerekana bute mu mutima w'umunyabyaha? Iki kibazo ni ikibazo umuntu ashobora kukubaza ukabuza amasomo menshi, ariko mu by'ukuri nureba muri Bibiliya ibintu bigendanye n'ubuntu bw'Imana bukiza ni ibintu bibera mu muntu, ntabwo ari ibintu umuntu aba azi mu mutwe. Reka turebe muri Bibiliya icyo Pawulo yavuze ku buntu bw'Imana. Tito igice cya 2, ubuntu bw'Imana bukiza. Ubuntu bw'Imana bukiza bumeze gute? Abantu benshi usanga akubwira ati nagiriwe ubuntu, nakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, undi akakubwira ati rwose Imana yangiriye ubuntu ubu ngubu, agakiza n'akanjye ninjye ngafite. Abantu benshi bavuga iby'ubuntu bw'Imana, ariko mu by'ukuri ntabwo ubuntu bw'Imana bugendereye kubukubitisha umuntu unywa inzoga, ntibugendereye kubukubitisha umuntu mu idini runaka. Ntabwo ubuntu bw'Imana bufatira ku marangamutima yanjye n'ayawe. Ubuntu bw'Imana iyo bwamaze kugera mu muntu bwiyerekana mu mibereho ye. Igice cya 2 cya Tito igice cya 2 umurongo wa 11, kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, amen, butwigisha kureka kutubaha Imana. Icya mbere, bwigisha abantu kureka. Muri no minsi amadini ntabwo akibasha kwigisha abantu kureka ibintu runaka, no kuvuga yuko abantu bayajemo hari ibintu bagomba kureka. Amadini abona yabura abayoboke. Kubw'ibyo rero ubu uyu munsi wa none abantu barigisha ubuntu bw'Imana, bakigisha kwizera, ariko kudashobora kwigisha umuntu w'Imana kugira icyo areka. Aha rero Pawulo yaranditse ngo kuko ubuntu bw'Imana buzanira abantu bose agakiza bwabonetse, butwigisha kureka kutubaha Imana n'irari ry'iby'isi, bukatwigisha kujya twirinda dukiranuka, twubaha Imana mu gihe cya none, dutegereje ibyiringiro by'umugisha ari byo kuzaboneka k'ubwiza bwa Yesu Kristo, ari we Mana yacu ikomeye n'umukiza, watwitangiye kugira ngo aducungure mu bugome bwose, kandi yuhagiriye abantu kugira ngo babe ubwoko bwe bwite bugira ishyaka ry'imirimo myiza. Ubuntu buri bwigisha umuntu, buri bugira ibyo ubuntu bw'Imana bukiza bwigisha umuntu kureka ibintu runaka, bukamwigisha gutandukana n'irari ry'iby'isi. Ureka uyu munsi wa none amadini yamaze kumera nk'indiri abapagani bajya kwisanzuriramo, ndetse ubu buntu bw'Imana buragenda bukatwigisha kujya twirinda, bukatubwira ibyo tugomba kurya, ibyo tugomba kunywa, ibyo tugomba kwambara, uko tugomba kubaho. Ubu buntu bw'Imana buramanuka bukatwigisha gukiranuka, bukatwigisha gukiranuka nyakuri kutari uko twihimbira. Ubu buntu bw'Imana kandi burakomeza bukatwigisha gutegereza kugaruka kwa Yesu.
amen. Uyu munsi wa none inyigisho yo kugaruka kwa Yesu amadini yamaze kuyihisha. Iyo urebye muri sisiteme amadini arimo gukoreramo, ukareba ibibwirizwa abantu barimo kwigisha, ukareba ibintu, abantu bamaze kwibagizwa yuko ubwami bw'Imana bugiye kuza, abantu bibagijwe yuko urubanza ruriho, abantu bibagijwe ko Yesu agiye kugaruka. Ahubwo abantu inyigisho barimo kwigisha ni izibumvisha yuko iyi si bayihawe pe. Hano barakomeje bavuga ngo Kristo yagize gute, yuhagiye abantu be kugira ngo bamubere ubwoko. Uyu munsi wa none umuntu wamaze kuhagirwa aba akwiye kwirinda kongera kwanduza ikanzu ye yera. Ariko uyu munsi wa none inshuti zanjye, umuntu yamaze kubatizwa mu mazi, byanga byakunda mu mazi menshi, umuntu yaje akabatizwa, duhita tumufata nk'ugabanye ku bigendanye n'agakiza, ku buryo twumva ko birangiye. Ariko ibi bintu birababaje cyane. Nanone ikindi kandi, ubwoko bwe bwite Yesu yanabwuhagiriye kugira ngo bugire ishyaka ry'imirimo myiza. Ababwiriza benshi, abapasiteri benshi n'abandi, nubwo twakijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ariko najya mbabwire ngo ubuntu bw'Imana bukiza iyo bwigaragaje mu mibereho yanjye nawe, bugomba kugira n'icyo bubyara mu bigendanye n'imirimo. Amen. Hagomba kuba harimo imirimo. Iyi mirimo ariko ntabwo ari ituma wa muntu abarwa nk'umuntu w'Imana, ahubwo kuba umuntu w'Imana kwa wa muntu yisanga yatangiye kugirira abantu neza, agasanga yagize neza kandi mu by'ukuri bitaramubagamo, agasanga yagaburiye abantu, ariko akagaburira abantu atari ukugira ngo yereke abo basenga nako ari umuntu ukunda Imana, oya, ahubwo yisanga yabagaburiye. Ndajya mbabwire inshuti zanjye, hari abantu babiri ku munsi y'imperuka bazatanga raporo. Abantu ba mbere ni abazabwira Yesu ngo twirukanaga abadayimoni, twagiraga gutya, ngo Yesu ngo azabareba, bamubwire bati twirukanaga abadayimoni, twagaburiraga abashonje, twagiraga gutya, twirukanye abadayimoni. Yesu azababwira ngo sinigeze kubamenya, ubundi muvuye. Ariko ngo hari irindi tsinda azareba, narangiza aribwira ati nimwinjire mu mugabane wanyu, kuko nari ndwaye muransura, nari mfunze muransura, nari nshonje murangaburira, nari mfite ibibazo ibi n'ibi. Ngo bazambwira bati ko tutigeze tukubona. Ngo azababwira ngo ubwo mwabikore bamwe barya boroheje, ninjye mwabikoreye. Kubw'ibyo rero ku munsi w'imperuka hazaba hari amadini abiri, kandi koko aya madini yose agiye kuvamo amadini abiri. Hari amadini arangariye mu bitangaza, mu mirimo, arangariye mu bintu byo gukubitisha abantu ngo abantu babone ko ari abantu b'Imana. Hari n'irindi dini rikora ibintu, ariko ibyo bintu ntabwo rigomba kubyamamaza. Ni ukuvuga ngo ndajya mbabwire inshuti zanjye, ukeneye idini yo mu kwizera kwawe ituma yinjiza ubuntu bw'Imana bukiza muri wowe, kugera ku rwego ukora ibintu byiza, ntiwumva ari umugabane umwe mu byo uzazamukiraho ujya mu ijuru. Ugira ibintu byiza, ukora neza, ugashimira Imana yuko wari mubi, noneho ugeze ku rwego rwo kugirira abandi akamaro, ariko ugasanga si wowe wakoze. Mu gihe cyose iki tutarakigeraho dufite akaga. Nshuti yanjye, ngubu ubuntu bukiza rero. Mwizerwa mu Kristo abaza Magambo, aramaze ati ariko nshuti zanjye, ndajya nkubaze, ese ubuntu bukiza bwiyerekana mu mutima bwakoreye muri wowe? Magambo arangije aravuga tumva iki kiganiro ni cyiza, kandi ikibazo ikigize igisubizo ni iki. Iyo ubuntu bw'Imana buri mu mutima w'umuntu, bumutera kuborozwa n'ibyaha by'akabigaya. Mu magambo make, ni iki kiranga umuntu ko ubuntu bw'Imana bwamugezemo? Atangira kuzaza arira. N'uyu munsi wa none amadini menshi yafashe kurira nk'ikimenyetso cy'uko umuntu ubuntu bw'Imana bwamugezemo, kugeza ubwo ujya kubona ukabona abantu barimo bararira, ndetse umuntu yatangira kwigisha ukumva ijwi rye rihinduye nk'uwenda kurira, n'abantu nabo bakiga rya jambo ry'Imana nabo barira. Abantu bajya kuririmba ukabona umuntu umwe avuyemo afite amarangamutima ararize. Ariko nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire, buriya abantu barira mu ndirimbo za gospel abenshi ni abantu baba bagenwe, bakamubwira bati rwose uzagira amarangamutima wowe uzarire, kugira ngo abantu dukangure amarangamutima yabo. Abantu barira mu nsengero benshi baba ari abantu babimenyereyeho, biswe ngo ni abanyabwuzu. Abo bantu ku buryo rwose arira abantu bakabifata. Uyu munsi wa none rero abantu benshi bamaze gucanganyukirwa, bumva yuko amarira menshi afitanye isano n'ubuntu bw'Imana bwagiye mu muntu. Ariko najya mbabwire ngo n'umunyapolitiki avuga disikuru abantu bakarira muri stade. Ndagira ngo ubwire ngo hari umuntu uririmba indirimbo abantu bakarira kandi ari indirimbo y'isi. Aba baririmbyi b'isi iyo bari kuri stade, hararirimba n'abantu bakagira amarangamutima, bamwe bagapfa.
rero najya mbabwire ngo ubuntu bw'Imana aha Magambo yavuze yuko bugaragazwa n'uko umuntu yaborojwe rwose n'ibyaha bye. ubu hari ukuntu wigisha umuntu, ukigisha umuntu akarira agatavuga ati burya ndi umusambanyi bigeza, yarangiza akarira mu iteraniro akihanagura, ariko mu by'ukuri ugasanga birangiranye n'ayo marira. rero kuba umuntu abwiwe akaga akabwirwa ibintu uko bimeze yarangiza akarira ntabwo ari cyo kimenyetso. Mwizerwa arangije amaze kumva amagambo aramubwira ati hoya reka nkurogoye rwose hoya, ahubwo ubuntu bw'Imana ntabwo bugaragazwa n'amarira, bugaragazwa n'uko ubwo buntu bw'Imana iyo bwinjiye mu mutima w'umuntu bwangisha umutima ibyaha wakoraga, umuntu akumva icyaha aracyanze. Pawulo ati ibyarinda mwanjye byamindukiye igihombo, kandi nabibonye nk'amaziranoki, nabibonye nk'amabyi, nabibonye nk'ibintu bidafite gahunda kubwo kuronka Kristo. Ese nshuti, wari wageraho icyaha cyawe cyari kikubatse kikunukira? Wari wageraho wumva icyo cyaha ukwiye kugita kure y'urugo rwawe, kure y'umuryango wawe, kure y'akazi kawe? Icyo cyaha nubwo cyari kikugiza abantu bakigukundiraga gikeneye gutakara kure y'ivugabutumwa ryawe. Ndajya mbabwire inshuti zanjye, Abisiraheli bagiraga umunsi wo kwiyeza. Kuri uwo munsi wo kwiyeza, ikintu cyose Imana yanga nubwo cyari kigize umuryango wawe, wahamagarirwaga kugikura hanze ukagisohora. hari abashinzwe gutwara iyo myanda. Dukeneye gusohora ibintu bibi biri mu mitima yacu. Kampani z'ijuru zishinzwe gukuraho imyanda zikajya kuyijugunya kure y'aho abantu batuye, zikaza zikabitwara. Ariko inshuti zanjye, nagira mbabwire ikintu kijya kimbabaza. Uyu munsi wa none, niba icyaha cyamaze kukunukira, mu by'ukuri icyaha uzajugunya, uzasanga mu itorero, uzasanga mu idini hari undi muntu utunzwe nacyo. Buriya imyanda bakura mu makaritsiye yacu bayipakira imodoka, tubyita imyanda binanuka, ariko aho bajugunya imyanda, iyo bigeze aho bajugunya imyanda, hari abandi bantu batunzwe n'izo mari, ku buryo ikintu kinuka kivuye iwawe kinuka kuri we, arongera akacyoza akagisubiza ku isoko, kandi iyo agishubije ku isoko hari abantu babigura, arabijyana akabishyira iwe mu nzu. Rwose pe, ndajya mbabwire ngo alimentation iyo zijugunye amata yapfuye, ibyo kurya byarangiye, hari abantu babiterura, ukaba ushobora kujya gusanga nk'ahantu mu Gahege n'ahantu mu nkengero z'umujyi, abaturage batajijutse, ugasanga barimo barabigura batareba n'amatariki y'uko byarangiye. Nshuti zanjye, nshatse kuvuga iki? Byanga byakunda ibyo wita imyanda iyo ubitaye usanga hari abandi babirwanira. Rero igihe kirageze ngo abantu b'Imana dufate ibishingwe biri mu mitima yacu tubijugunye hanze, kugira ngo kampani z'ijuru zize zibitware. Kurizwa n'ibyaha nibyo, ariko igihe kirageze ngo twe kurizwa n'ibyaha gusa, ahubwo dutangire tunamenye yuko dukeneye noneho no kubyanga mu mutima yacu. Ariko ibyo ngibyo n'Imana ibikora. Murebe muri Nehemiya harimo amagambo akomeye cyane. Nehemiya, ijambo ry'Imana ritubwira Nehemiya mu gihe yubakaga yahuye n'umurimo ukomeye cyane, ariko Imana imuba hafi. Nehemiya rero yagaragaje ikintu gikomeye. Murebe muri Nehemiya igice cya 4. Nehemiya igice cya 4 turahera ku murongo wa mbere. Ariko bukeye Sanibalati na Tobiya n'Abarabu n'Abamoni n'Abanyashidodi bumvise yuko umurimo wo gusana inkike z'i Yerusalemu ujya mbere, kandi yuko ibyuho bitangiye kwicwa, bararakara cyane. Nshuti zanjye, najya nkubwire ngo mu gihe cyose umurimo wo gusana Yerusalemu y'umutima wawe watangiye, ugatangira kwica ibyuho by'aho Satani n'abadayimoni bacaga baje kugutera, kandi warangiza ugatangira gukora umurimo wo kugira ngo imbibi zisubireho, byanga byakunda. Nari ndimo gusoma umurongo wa mbere. Umurongo wa kabiri, bajya imigambi yose bose uko bangana ngo bajye kurwanya ab'i Yerusalemu babatera imidugararo, ariko twebwe dusenga Imana yacu, dushyiraho n'abarinzi bo kurinda ku manywa na nijoro. Nta kindi kintu ukwiye gukora mu gihe cyose Satani yaguhagurukiye n'abanzi bawe, nta kindi. uba ukwiye gukunda Imana yawe ukayisenga, ugashyiraho n'abarinzi. Ijambo ry'Imana ni ryo murinzi wacu mu gihe nk'iki, kandi rifite ububasha. Imana izakohereza abamarayika bakurinda ku manywa na nijoro kugira ngo udahura n'ikibazo. Umurongo wa 4, hanyuma Yuda aravuga ati abikorezi bacu bacitse intege, kandi hariho ibishingwe byinshi, nuko ntitukibashije kubaka inkike. Abanzi bacu baravuga bati ntibazamenya, ntibazitegereza kugeza aho tuzabatungurira tukabica, tukabuza umurimo gukorwa. Mu magambo make, icyo nashakaga yuko umubona ni iki. Ahangaha
byanga byakunda mu gihe ibishingwe byabaye byinshi, kubaka inkike ntabwo bishoboka. Nshuti zanjye, kubaka inkike z'umutima wawe kugira ngo ubuntu bw'Imana bugire icyo bukoramo ntibishoboka mu gihe mu mutima harimo ibishingwe. Nshobora kuba mfite ibishingwe, ushobora kuba ufite ibishingwe. Igihe kirageze ngo ijuru rikwigishe. Mwuka w'Imana nagera muri wowe, ijambo ry'Imana nirigera muri wowe, Mwuka Wera akagera muri wowe agakubura, uzasanga ufitemo imyanda myinshi. Amategeko y'Imana azakwereka ko wabaye uwo gupfa, wangiritse. Ubuntu bw'Imana buzakubura umutima wawe, busohora imyanda, kandi ijuru rizata kure bya bishingwe. Ariko nshuti zanjye, uyu munsi wa none ikibazo dufite, turashaka kubaka inkike za Yerusalemu y'imitima yacu kandi ibishingwe nabyo bihari. Murabizi neza, kugira ngo umuntu yubake inyubako yihute ni uko arabanza agacukura ibishingwe byose akabikura mu nzira, noneho yarangiza akabona gutangira kubaka. Ariko kubaka n'ibishingwe bihari, iyo nzu yazamara igihe, kandi hari n'igihe uko yubakwa biba bizagira ingorane. Rero ikintu ubuntu bw'Imana bukora nuko bwangisha umutima ibyaha. Magambo ati rero, kuborozwa n'ibyaha no kubyanga bitandukanira he? Ese buri muntu yaririye ibyaha bye hakicara akikingirana mu nzu akarira kubera aho abona inzoga zimugejeje, aho abona ubusambanyi bumugejeje? Ibyo bintu bitandukanira hehe noneho no kwanga ibyaha? Abantu benshi, najya mbabwira inshuti zanjye, abantu benshi bateguye amasengesho, bamara iminsi 20, 30 cyangwa 40 baborozwa n'ibyaha byabo, ariko ntibigeze bafata iminsi 40 ngo basabe Imana ibigishirije mu byanditswe byera, basabe Imana ibigishirije na Mwuka Wera ububi bw'ibyaha byabo, kugira ngo Imana ishyiremo urwango muri bo. Nshuti zanjye, urwango tugomba kwanga Satani n'icyaha, n'Imana igomba kurushyira hagati yacu n'icyaha. Itangiriro ubuhanuzi bukomeye cyane. Itangiriro igice cya 3 umurongo wa 15, Bibiliya iravuga ngo iki? Umurongo wa 14, Uwiteka Imana ibwira iyo nzoka iti, kuko ukoze ibyo uri ikivume kirengeje amatungo yose n'inyamaswa zo mu ishyamba zose, uzajya ugenda ukurura inda, uzajya urya umukungugu iminsi yose y'ubugingo bwawe. Nzashyira urwango hagati yawe n'uyu mugore, no hagati y'urubyaro rwawe n'urwe, ruzagukomeretsa umutwe, nawe uzarukomeretsa agatsinsino. Uru rwango rugomba kuboneka hano ni uruhe? Bibiliya iduha igisubizo. Urwango, Imana niyo igomba gufata urwango ikarushyira hagati yacu n'ikiyoka. Uru rwango rugomba guhoramo rwose. Reka mbabwire ikindi kintu gikomeye. Murebe Zaburi 89 umurongo wa 5. Zaburi 89 umurongo wa 5. Iyi Zaburi iratangaje cyane. Zaburi ya 89 umurongo wa 5. Bibiliya iravuga ngo iki? Hano baranditse umurongo wa 5 ngo, nasezeranye isezerano n'uwo natoranyije, narahiye Dawidi umugaragu wanjye nti, nzashimangira urubyaro rwawe iteka, intebe yawe y'ubwami nzayikomeza ukageza ibihe byose. Uru rubyaro ruvugwa ni rwa rundi ruvuzwe hariya, nzashyira urwango hagati yawe n'urubyaro rwe. Icyo nashaka kuvuga urubyaro rw'inzoka n'urubyaro rwa Kristo, kuko Kristo niwe wavugaga hano. Pawulo yarabivuze ngo Imana ntiyavuze imbyaro, ahubwo yavuze urubyaro, byerekana ko ari uruzava muri Kristo. Kubw'ibyo rero, abantu b'Imana n'abantu ba Satani, byanga byakunda, Imana niyo izashyira urwango hagati yabo. Ni urwango ruhe rero? Imana niyo yiteguye gushyira hagati yacu n'icyaha urwango n'uburakari. Ndajya mbabwire ngo nta muntu n'umwe ushobora kureka icyaha atari ijuru rikimurekesheje ngo tuvuge ko yakiretse. Ijuru rirabanza rikumvisha umuntu uburemere bw'icyaha cye, ryarangiza ijuru rikakimwangisha kugeza igihe agera ku rwego aho kugira ngo icyo cyaha gikore yakwemera agapfa. Aho se twari twahagera? Mwizerwa rero arangije asubiza mu Kristo aramubwira ati, rwose pe, kuborozwa n'ibyaha no kubyanga biratandukanye cyane. Mwizerwa ati, waborozwa n'ibyaha kubw'izindi nyungu, ariko kubyanga ni umurimo Imana ikorera umuntu. Hari benshi barizwa n'ibyaha mu nsengero, ariko mu buzima busanzwe bakagumana nabyo. Abo bantu barahari pe, bicara rwose akakubwira ati, rwose ngewe iki kintu ndacyanze. Mu rusengero umuntu agahaguruka ati, rwose ntanze ubuhamya, ndetse ubusinzi guturuka izi saha. Abantu bagira amarangamutima bo bahita banatangira, agahaguruka ati, hano muri uru rusengero nasambanye n'abantu 3, ndabiretse imbere yanyu,
izina rya Yesu abantu bagasenga, ejo wazajya gusanga ugasanga yateze cyangwa yatwaye umugabo w'abandi. Nshuti zanjye, amarangamutima yacu y'uburyo ibintu tubyumvise atandukanye n'imyanzuro ifatwa n'imitima yacu. Rero Mukristo mwizerwa yahaye Magambo amuha ingero ebyiri. Urugero rwa mbere, nyirabuja wa Yosefu amaze kubona Yosefu amucitse yararize, ariko amarira ye yari afite ubusobanuro bubiri. Mu magambo make, kuri Potifari, muka Potifari amarira ye yerekanaga yuko rwose ari umudamu mwiza, umudamu ukunda umugabo we, wanze kumuca inyuma, warwanya intambara ngo adasambanywa n'akantu k'agakozi ko mu rugo. Ariko mu maso y'Imana amarira ya muka Potifari yasobanuraga ngo ndababaye kuba mombye uyu musore mwiza nashakaga gusambanya akaba ncitse. Nshuti zanjye rero, buriya nubwo abantu barira mu nsengero, nubwo abantu barira bamaze kubwirwa amateka yabo, ariko mu by'ukuri uburyo ijuru rireba uburemere bw'ayo marira butandukanye n'amarira uburyo twe tuba tuyareba. Nshuti zanjye, ibi bintu birakomeye, mubyiteho. Umubyeyi, isomo rya kabiri mwizerwa yabwiye Magambo, isomo rya kabiri, buriya umubyeyi ashobora gukabukira akana ke kiyanduje. Umwana wawe yagiye yicara mu byondo ariyanduza pe, urangije uraje urebye imyanda afite, warangiza ukamukubita rwose, ukamukubita uti ibi bintu wakoze, iyi myanda wagiyemo sinzongere. Umwana iyo arize agatangira ati mama yiwe, ari wowe kandi niyo waba ugiye mu munsi mukuru mu bukwe, kubera urukundo abantu bakunda abana, wa mwana uhita umuterura ukibagirwa ko wari ugiye mu bukwe. Imyenda ubwo wagombaga kujyana ikabira iranduye, warangiza uterura wa mwana, warangiza ukanamuhobera. Ibi rero bisobanuye iki? Ibi bintu bifite ubusobanuro budasanzwe. Nshuti zanjye, abantu benshi tuvuga ko twanze icyaha, tuvuga yuko rwose amateraniro yarangiye, iyo turi mu masengesho, iyo turi mu matsinda, abantu baratwigisha, ugatuvuga uti iki cyaha ndacyanze guturuka uyu munsi. Njya nibuka abantu benshi twagiye tugira amateraniro, umuntu agahaguruka akakubwira ati iki ndakiretse, ariko ejo wakubitana n'akakubwira ati naje kuvumbura yuko burya mwari mwambeshye. Rero uyu munsi wa none abantu benshi bavuga icyaha bakavuga ko ari kibi, ariko iyo bakigezeho bagiterura nk'akana umuntu akunda. Kubera iki? Benshi nicyo kibatunze, icyaha nicyo kibambika, nicyo kibagaburira, nicyo gituma bakomerwa amashyi. Rero nshuti zanjye, nta muntu n'umwe ushobora kwanga icyaha no kumva ububi bwacyo atari ijuru ryabikoze. Magambo arangije amaze kumva icyo kintu yumvise ari ikintu gikomeye. Magambo abwira mwizerwa, aramubwira ati ariko rero ndabona ushaka kuntegesha Magambo, ntabwo uri mwiza. Mwizerwa aramusubiza ati hoya rwose pe, ntabwo nshaka kugutegesha Magambo, ni ukugira ngo ntunganye ibyo uvuze, ko mu byo uvuze harimo ubujiji. Mwizerwa arangije asaba Magambo, aramubwira ati wambwira ikindi kintu cya kabiri washakaga kumbwira? Icya mbere wambwiye ko ubuntu bw'Imana butera umuntu kurira, ariko nkweretse yuko amarira buri gihe aterekana ko ubuntu bw'Imana bwageze mu mutima. Ndabizi neza nshuti zanjye, ntarajya kuri iyi ngingo ya kabiri, hari abantu benshi, umuntu umwe yigeze kuza aranyegera, arangije arambwira ati kuki mu materaniro uba ubona abantu baba batarira? Burya abantu iyo barimo kurira, abantu ukabwiriza abantu bimyoza, abantu bijujuta, nibyo bigaragaza ko Imana hari ikintu irimo gukora muri bo. Ariko najya mbabwire inshuti zanjye, Abisiraheli bajyaga bazi ibingibi byose bakabikora, bakiyambika ibigunira bakagira gute. Imana igera irababwira iti mva rero naje kubamenya muri abesikoro, ahubwo mujye mufata imitima yanyu. Ni ubu ngubu uyu munsi wa none imitima yanyu niyo nshaka ko mushwanyuza aho gushwanyuza imyenda. Ngo abantu Imana yababwiraga ububi bwabo, barangiza bagahita baza bakiyambika ibigunira, iminwa bakayikuba, bakiyicisha inzara, barangiza bagafata imyenda bakayishwanyaguza, bagafata ivu bakaryitumurira mu mutwe. Imana irabareba iravuga iti naje kubavumbura muri abatubuzi, ahubwo icyo nshaka noneho nkeneye yuko kugaragaza yuko mwihannye, aho kugira ngo mushwanyaguze imyenda mwijugunye ivu, ahubwo ni mushwanyaguze imitima yanyu, niyo nkeneye. Abantu benshi uyu munsi wa none ni indyarya, baza mu nzu y'Imana bakerekana ko bacengewe n'ubutumwa bwiza, ariko nyamara nta kintu cyakorewe muri bo. Magambo arangije atumva rero hari ikindi kintu kiranga umuntu ubuntu bw'Imana bwakoreye, amenya cyane ibyahishwe byo mu butumwa bwiza. Mwizerwa arangije ati ceceka, kuba umuntu azi ibyahishwe cyangwa ibyahishuwe, kuko ibyahishuwe Bibiliya avuga ngo ibihishwe ni iby'Uwiteka, ibyahishuwe ni ibyacu n'abana bacu. Uyu munsi wa none hari ibintu abantu benshi bita ngo ni ibyahishwe, nyamara byarahishuwe, ahubwo ari uko babuze umwanya wo kubyiga. Dufate urugero,
Daniyeli n'ibyahishuwe, musome igitabo cy'ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa mbere. Ibyahishuwe igice cya mbere umurongo wa mbere. Ubwo nanone nagira ngo mbabwire yuko ba Magambo hari ibintu bafata bakabyita ibyahishwe, kandi ijambo ry'Imana ryarabihishuye, babyita ibyahishwe kugira ngo bumvishe abantu ko batabizi, kugira ngo noneho ushaka kumenya ibintu by'Imana aba ari bahiga. Ariko nshuti zanjye, nagira ngo mbabwire ikintu icyo ari cyo cyose uzanyumvana muri ibi byigisho nuko ari icyahishuwe. Mu magambo make, ibintu byose tubigisha, ibintu tuba tuvuga, aya masomo tuba tuvuga ni amasomo ari ahagaragara ku buryo umuntu uwo ari we wese wafashe umwanya akawuha Imana agasoma, akabwira Imana ngo igire ikimukoreramo, nawe yabimenya. Ariko ba Magambo baricara bakakumvisha yuko hari ibintu Imana yashyizeho bisobanukira bamwe, abandi ntibabisobanukirwe. Hari ibintu Imana yahaye abantu bamwe ku buryo abandi batabigeraho. Niyo mpamvu uzasanga mu matorero ya Giprotestani hamaze kuzamo intebe ya penetensiya. Intebe ya penetensiya yatangiriye muri Kiliziya Gatulika, aho bavuga ngo wowe ntiwakwigerera ku Mana, ngwino unceho ibibazo byawe byose ubimbwire, umbwire ububi bwawe nkubabarire, noneho nibinaniye mbe nagenda njye kugusabira imbabazi. None uyu munsi wa none abavugabutumwa bakomeye, abapasiteri, ababishopu, abantu bitwa ngo bamenye Imana cyane, usanga mu madini ya Giprotestani barimo kugenda bubaka intebe ya penetensiya, kumva yuko utakwigerera ku Mana hari undi muntu yumva, kumva yuko ijambo ry'Imana utaryumva hari undi muntu uryumva kukurusha. Ukwiye kwicara ugasaba Imana, uko igenda ibitanga ntirobanura ku butoni. Ndagira ngo mbabwire rero iki ngiki, ibyahishuwe igice cya mbere. Igitabo cy'ibyahishuwe kuki cyiswe ibyahishuwe? Byiswe ibyahishuwe kubera umurongo wa mbere. Ibyahishuwe na Yesu Kristo, iby'Imana yamuhereye kugira ngo yereke imbata ze ibikwiriye kuzabaho vuba, agatuma marayika we nawe akabimenyesha imbata ze Yohana. Mu magambo make, ibintu biri mu gitabo cy'ibyahishuwe. Ntihazagire idini runaka cyangwa umuyobozi w'idini runaka ukubeshya ngo ni ibintu bihishwe, kuko titire ibyita ibyahishuwe. Ahubwo nagira ngo tujye mu gitabo cyo Gutegeka kwa kabiri. Gutegeka kwa kabiri, murebe Bibiliya zanyu. Gutegeka kwa kabiri, aya magambo aratangaje cyane. Gutegeka kwa kabiri, Gutegeka kwa kabiri igice cya 29. Gutegeka kwa kabiri igice cya 29 umurongo wa 28 haranditse ngo ibihishwe ni iby'Uwiteka Imana yacu, ariko ibyahishuwe ni ibyacu n'urubyaro rwacu iteka ryose, kugira ngo twumvire amagambo yose y'aya mategeko. Mu magambo make, kugira ngo abantu bazagere ku rwego rwo kumvira amategeko 10 y'Imana. Imana yemeye gufata ibintu byose umwana w'umuntu akeneye kugira ngo abe umuntu ukira, akizwe n'ubuntu kubwo kwizera igitambo cy'i Karuvari. Ibintu byose byatuma umuntu abona agakiza, Imana yarabihishuye kugeza ubwo yahishuye n'umwana wayo. Nshuti zanjye, ibyahishuwe ni ibyacu n'urubyaro rwacu, ariko ibihishwe ni iby'Uwiteka. Uzirinde rero umuntu ikintu Imana yafashe igahisha, icyo ntabwo ari icyacu rwose, ntabwo ari icyacu. Ariko icyanditse muri Bibiliya, ikintu cyanditse mu gitabo cya Daniyeli n'ibyahishuwe, ibyo byarahishuwe ni ibyacu. Mwizerwa arangije abwira amagambo atariko rero nanone ntago ntekereza yuko kuba umuntu ashobora kuba azi ibintu byinshi cyane byo mu kuri bigaragaza yuko ari umwana w'Imana. Kumenya ibyahishuwe siko kugaragaza ko ubuntu buri mu mutima, kandi ntawe bihindura umwana w'Imana. Hariho kumenya kw'amoko atandukanye. Rwose umuntu ashobora kugira ubumenyi bugatuma ahagarara imbere y'abantu akabasobanurira ibintu byinshi cyane, ariko mu Kristo yakomeje, mwizerwa yakomeje abwira amagambo, aramubwira ati ariko hari ukumenya kuzima, hari ukumenya gufatana no gukora, hakaba no kumenya kudafatana no gukora. Ariko wowe ufite kumenya ko kuvuga gusa, ariko kumenya gufite akamaro ni ukumenya gutuma umuntu ashyira no mu bikorwa ibyazi. Nimurebe hano umubwiriza, ijambo ry'Imana riratangaje cyane. Igitabo cy'umubwiriza gifite amakuru atangaje cyane. Hano baranditse umubwiriza igice cya 7 umurongo wa 11, baranditse ngo ubwenge buhanije ubwiza nk'iby'umuntu arazwe, ndetse burushaho kubonerera abakireba izuba, kuko ubwenge ari ubwugamo nk'uko ifeza ari ubwugamo. Ariko umumaro wo kumenya n'uyu ni uko ubwenge burinda ubugingo bw'ubufite. Nshuti zanjye, niba ufite ubwenge ukaba ufite ubumenyi mu by'Imana, ubwo bumenyi buri muri wowe bukaba budashobora kurinda ubugingo bwawe, ukaba ugiye kurimbukana ibyo bintu, ukaba ugiye kurimbukana
kurimbukana amasomo, ukaba ugiye kurimbukana amateka, ukaba ugiye kurimbukana ubuhanuzi mu bitekerezo byawe, ukaba ugiye kurimbukana ibintu byinshi cyane ariko bitaragize icyo bimarira ubuzima bwawe, ni akaga kandi urababaje. Mwizerwa arakomeje aravuga ngo umuntu yabasha kumenya n'ibitazwi na marayika ariko ntabe umukristo. Erega kumenya kunezeza abanyamagambo, kumenya kunezeza abanyamagambo n'abirarira, ariko gukora kunezeza Imana. Amen. Arangije aramubwira ati kandi hariho ubwenge bubiri. Ubwenge bwa mbere ni ubwenge bukoreshwa n'abantu b'isi, abantu baza mu itorero baje gutata ibintu by'Imana. Umuntu akicara kugira ngo abone ibyo azigisha ahandi, umuntu akaza kugira ngo amenye indirimbo, amenye ayo azahimba yijyana ahandi, umuntu akaza gutata kugira ngo amenye niba Imana igira neza, amenye gutata. Reka mbabwire, muri iki gitabo bavuga gutata, buriya umuntu uza mu nzu y'Imana atazanywe n'amaraso ya Yesu Kristo, akaza aje kugira ngo azibonere akazi, akaba aje ngo azibonere umugabo, akaba aje muri iryo dini ngo aziboneremo umwanya w'icyubahiro nawe ajya asarura udufaranga, uyu muntu aba yaje gutata iby'Imana. Nibyo ashobora kugira ubwenge ariko ntibuzamukiza. Ariko ubwenge buzima ni ubufatanya n'ubuntu bw'Imana, bugafatanya no kwizera, bigaturuka mu rukundo. Magambo arangije aramureba aramubwira ati wongeye kuntegekesha amagambo, urimo urantega kandi ntago turi bwumvikane. Mwizerwa aramubwira ati rero nudakunda unyemerere noneho ngewe nguhe ibisubizo bizima, kuko ibisubizo ufite nta kigenda. Mwizerwa abwira amagambo atumva rero ubuntu bw'Imana bwiyerekana mu mutima w'umuntu, bukagaragarira n'abandi burya. Ubufite bumwemeza ko ari umunyabyaha, cyane cyane yuko kamere ye yanduye kandi ko afite icyaha cyo kutizera, kandi bumwemeza yuko ibyo bitazabura kumuzanira gucirwaho iteka natizera Yesu Kristo gusa umuhesha kubabarirwa n'Imana. Uko rero yimenyaho ibyaha bye bikamuzanira kugira agahinda n'isoni by'ibyaha bye. Hari amasomo menshi bashyizeho mu gitabo, kandi akamenya ko ahishuriwe ko Yesu ari we mukiza w'abari mu isi, kandi yuko ushaka ubugingo budashira akwiriye rwose kumugundira. Ibyo bintu bimutera kumugirira inzara n'inyota. Abagira batyo rero nibo bahabwa ibyasezeranijwe byo mu butumwa. Uko kwizera umukiza we kungana, uko kwizera umukiza we kungana, niko n'urukundo akunda gukiranuka rungana, niko no kwifuza kurushaho kumenya Yesu no kumukomerera muri iyi si kungana. Abandi babana nawe rero nabo berekwa uwo murimo urimo gukorwa muri we, ugaragarira abantu. Icya mbere ahamya ibya Kristo, aho atambutse ahinduka umuhamya mwiza. Icya kabiri ingeso ze zihwana no guhamya kwe, akiranuka muri we, agakiranuka ku mugore we, agakiranuka no mu bana be. Mu magambo make ubwa buntu ntago buhinduka amagambo gusa, buramanuka bukagera no mu nzego zose z'ubuzima bwa wa muntu. Icya gatatu abiwe iyo abonye bakora ibyaha arabahana. Mu rugo iyo abonye ibintu byazambye arabahamagara akababwira ati ijambo ry'Imana ntiryemera ibi bintu. Ntashobora gutuma abana be bapfa nabi, ntashobora kwemera ko umugabo we cyangwa umugore we bapfa nabi. Byanga byakundi ibintu bizambye aratesha agahana, kandi akundisha abantu bose ibyo gukiranuka. Ntabivuga nk'indyarya cyangwa umunyamagambo, abikora nk'uko Imana n'ijambo ryayo bimutegeka, kandi abiterwa n'urukundo akunda Imana. Nshuti zanjye rero uyu muntu ntabwo aba ari magambo. Ibi bintu biratangaje cyane, ariko wakwibaza ijambo ry'Imana riravuga, rifite amagambo akomeye cyane. Noneho rero Magambo arangije ahita avuga ati ngewe sinjya impaka nawe rwose. Mwizerwa ati se ingeso zawe zihamanya neza n'ibyo turimo kuvugana cyangwa ugiye kumbeshya? Magambo arangije agira ipfunwe ariko ariyumanganya, aravuga tumva sinarinzi yuko uri buvuge nk'ibyo ngibyo, ariko sinkwemereye ko wigira umucamanza w'ibyanjye, ndakwinginze mbwira impamvu. Mwizerwa arangije aramubwira ati rero iyo nkurebye ukunda kuganira ibintu by'Imana ariko ntibiri muri wowe, ntibiri no kuri wowe. N'abakuzi bavuga kuri ikizinga ku bintu by'Imana, kubaha Imana ni kuri muri wowe. Yewe aya magambo tuganiriye gutya, abantu bakuzi bavuga yuko niyo uri mu kabari, niyo uri mu bindi byaha, ukora ibiteye isoni, uranasambana, utukisha Imana, uranayituka, uranabeshya, ndetse kubana n'abantu, wowe ubana n'abantu babi benshi, ufite amatsinda ugendamo. Nshuti zanjye, ese tugeze aha nta matsinda mabi tugendamo atuma iyo tuyarimo tutemera, tutagaragaza ko twamenye Imana? Niba kubaha Imana kwacu kudashobora kugera mu itsinda ryo ku ishuri aho mba niga, aho nigisha, ridashobora kugera mu itsinda ry'abo ducuruzana mu isoko, abo tujyana Dubai, abo tujyana mu Bushinwa,
kubaha Imana kwanjye nikube kwaramanutse ngo kugere mu baturanyi banjye, abantu bambona bakaba bambona mu undi muntu. Byanga byakunda kubaha Imana nk'uko nguko, yewe kwaba ari ikibazo. Nshuti zanjye, ndagira ngo iki ni igihe cyacu cyo kugira ngo twisuzume, kubera rero ko abantu benshi muri iki gihe amatwi yabo azaba barya, badashaka abantu bababwiza ukuri. Magambo yaratangiye ahita areba Mwizerwa, areba na Mukristo, areba Mwizerwa aramubwira ati wemenye yuko uri umuntu ushyushya inkuru gusa, uri umuntu w'inyangabirama, uri n'umunyacyanganga, kuganira nawe nta n'ikintu bimaze. Arangije ahita yigendera. Nshuti zanjye, ushobora kuba waragiye ubibona muri ino minsi. Kugira inama umuvugabutumwa biragoranye, kugira inama umuririmbyi biragoranye, kugira inama umuyobozi w'itorero biragoranye, kugira inama umuntu witwa ngo arasenga biragoranye. Abantu b'iki gihe iyo umaze kumugira inama umwereka yuko ubukristo bwe, imibereho ye itarimo guhuza n'ibyo yizera yatura akavuga, hari igihe akukubita igitutsi cyangwa akagusubiza ijambo ugasanga rutwa n'abapagani. Namwe murebe Magambo wavugaga ibintu by'Imana, muri we afite ibice 100 bivuga iby'ubuntu bw'Imana, yahagaze ku ruhimbi yakubwiye wakwemera, yakuririmbiye yagusuye, afashe Bibiliya mu biganza wakwemera, ariko murebe igitutsi afite. Icyambere, abantu b'Imana arimo arabatuka ngo ni nyangabirama. Mutekereza ko noneho ahuye n'umupagani yamutuka ibingana gute? Uyu munsi dufite abantu ikinyabupfura cyakamanye kandi bicaye mu nsengero. Dufite abantu ikinyabupfura, umuco rusange n'ubunyangamugayo rusange batabufite. Nshuti zanjye, Magambo ni umurakare kuko ibintu by'Imana ntacyo byamukozeho. Mukristo arangije abwira Mwizerwa ati rero mureka agende, niwe wihemukiye, ntimwashobokana. Pawulo yavuze yuko abameze nk'uriya mugabo ugomba kuzaza ubatera umugongo, byibuze turamuburiye nanarimbuka azaba yizize. Mukristo ati rwose wakoze. Abantu benshi muri iki gihe ntibashaka umuntu kubwiza ukuri bagenzi babo. Byatumye kubaha Imana uyu munsi wa none byanga urunuka, kubera abanyamagambo bemererwa kubana n'abakristo, bigatuma bisi bashidikanya itorero, bakababaza abakristo bagororotse. Iyo aba abantu bose bakoraga nk'ibyo ukoreye Magambo, abantu icyambere ba Magambo bagenda burundu, cyangwa se bakaguma mu nzu y'Imana bagahinduka, ko mu nzu y'Imana hari imbaraga zihindura. Mwizerwa arangije ahita aririmba indirimbo ibaza Magambo ibyo yishingikirijeho, ariko iyo ndirimbo isoza ivuga ngo turakubabariye kuko ibyo kwihana ntibikurimo rwose. Barangije bakomeza kugendana, ibiganiro byabo bibafasha kuramba mu rugendo. Nshuti zanjye, hari ibiganiro bidufasha kuramba mu rugendo, ariko ibiganiro bidufasha kuramba mu rugendo iyo ibiganiro twabyemereye ngo bihindure imitima yacu. Reka mbahe urugero rworoshye. Igihe Yesu yazukaga, murebe mu gitabo cya Yohana, igitabo cya Yohana, Yesu azuka, yego Yesu yiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya, igice cya 21 cya Yohana. Hanyuma y'ibyo Yesu yongera kwiyereka abigishwa be ku nyanja ya Tiberiya, yiyereka atya Simoni Petero na Toma witwa Didumo na Natanayeli na bene Zebedayo n'abandi bigishwa babiri bari kumwe nawe. Nuko Simoni Petero arababwira ati ngiye kuroba. Baramubwira bati natwe turajyana nawe. Barahaguruka bikira mu bwato, ariko bakesha iryo joro ntacyo bafashe. Umuseke ugiye gutambika, Yesu ahagarara mu kibaya cy'inyanja. Mu magambo make, ririya jambo Petero yavuze ngo ngiye kuroba, n'abantu nabo bahise bajyana nawe. Kubera iki? Petero yari umuntu ugira amagambo aryoshye, kugeza ubwo yafashe umwanzuro wo kujya kuroba, abigishwa bose bajyana nawe. Bamaze kujyana nawe, murongo wa 5, Yesu arababaza ati yemwe bana banjye mufite icyo kurya? Baramusubiza bati ntacyo. Arababwira ati nimujugunye urushundura iburyo bw'ubwato murafata. Nuko bararujugunya, ntibaba bakibasha gukurura kuko ifi zari nyinshi. Wa mwigisha Yesu yakundaga abwira Petero ati ni umwami Yesu. Nuko Simoni Petero yumvise ko ari umwami, akenyera umwenda kuko yari yambaye ubusa, yiroha mu nyanja. Kuki yagiye mu nyanja? Kwari ukugira ngo Yesu atabona ko yari ari kumwe n'abandi. Ariko nshuti zanjye, icyo nashaka kubabwira ngiki, Petero niwe wazanye amagambo yo kugusha abantu. Abantu bagendera mu kigare vuba bidatinze, ba Magambo bagiye kuzaza bafata imyanzuro, abantu bahite babajya inyuma. Magambo kubera ko ni umurakare, Magambo azaza yicara apange gutuka pasiteri, abantu bamuyoboke. Magambo azaza yitegura guhangana na gahunda z'inzu y'Imana, guhangana n'umurimo w'Imana, guhangana na gahunda z'itorero. Havuga ati ngiye ibintu by'amaturo n'ibyacu misimbi
kubyumva batwibye igihe kirekire, ujye kubona ubone n'abandi bantu bati turi kumwe nawe tukuri inyuma. Nshuti zanjye, igihe kirageze ngo mwitonde. Petero uyu nguyu rero, igihe Yesu yazukaga yabwiye abantu, arababwira ati mugende muteranire mu cyumba cyo hejuru, kandi na Petero nawe muzamubwira azaba ahari. Nshuti zanjye, nshimira Imana yuko umwuka wera amanuka ku munsi wa Pentekosti, Petero yari ahari, kandi uwo munsi nibwo Petero yabaye umugabo nyamugabo. Kubera iki? Ibyakozwe no mu gice cya mbere umurongo wa 8 haranditse ngo icyakora muzahabwa imbaraga umwuka wera nabamanukira, kandi muzaba abagabo bo kumpamya i Yerusalemu n'i Yudaya n'i Samariya kugeza ku mperuka y'isi. Icyo nashaka kuvuga ngiki, nshuti zanjye, nubwo turi ba magambo abenshi, ariko Imana ifite ikintu ishobora gukora. Ndajya mbabwire ngo umwuka wera arimo arasukwa muri iki gihe, ijambo ry'Imana ririmo rirakangurira abana b'Imana kwihana, kandi umuntu uri bugusenge akabwira Imana ati ntumiteho mukiza we, ubwo ugenderera abandi nanjye ntunsige, ashobora kugira amahirwe yo kwakira imvura y'umuhindo, kandi bikamutegura kuba mu bazakira imvura y'itumba, ariyo mbaraga y'umwuka wera igiye gusukwa izadukura mu ntege nke ikadutandukanya n'ikibi icyo ari cyo cyose. Ariko ni ngombwa ko imvura y'umuhindo igomba kubanza kutugeraho. Nshuti zanjye, Imana ifite byinshi yiteguye kugukorera, ariko abantu uyu munsi wa none ntago babizi. Nanone kandi mu gitabo cya Luka tuhabwirwamo igitekerezo nanone gikomeye. Ni igitekerezo nkunda cyane. Igihe Yesu yari yazutse yiyereka abigishwa babiri bajya mu nzira y'Emawusi. Abangaba najya mbabwire nanone akamaro ko kuganira amagambo y'Imana. Hano muri Luka 24 umurongo wa 13, nuko uwo munsi babiri muri bo bajyaga mu kirorero cyitwa Emawusi. Kuva i Yerusalemu kugerayo ni nka stadiyo 60. Nuko baganiraga ibyabaye bose, bakiganira babazanya. Yesu arabegera ajyana nabo, ariko amaso yabo arabuzwa ngo batamumenya. Arababaza ati muragenda mubazanye iki? Bagenda bamuganiriza, baranje baranamubwira ati kandi twiringira yega yuko ari uzacungura Abisirayeli. Uretse ibyo, dore uyu munsi ni uwa gatatu uhereye aho ibyo byabereye. Yesu arangije arabatungura. Murongo wa 25 arababwira ati mwabapfumwe, imitima yanyu itinze cyane kwizera ibyo abahanuzi bavuze byose. Nshuti zanjye, mu gihe tugendana tuganira ijambo ry'Imana, Yesu araza akaza muri twe. Ariko iyo nta bundi buryarya dufite hirya, Yesu aduha icyerekezo. Aba bigishwa bari mu bigishwa ba mbere bamenye iby'inama y'agakiza no kuzuka kwa Yesu impamvu, kuko Yesu yarabigishije abereka impamvu ze. Ariko reka njye ikintu mbabaza, iyo turi kumwe tugenda, iyo turi kumwe twicaye mu matsinda tubamo, Yesu akaza akicara, abantu bagatangira kuvuga, ese Yesu yumva ibyo tuganira bifitanye icyerekezo n'ibyo twizera? Imigani 26 umurongo wa 23, Bibiliya iravuga ngo ururimi ruvuga urukundo ruvanze n'umutima mubi ni nk'ikibindi gihomeshejwe inkamba z'ifeza. Uwangana ahorana amagambo ashukana, ariko mu mutima wabitsemo uburyarya. Nagira imvugo nziza ntukamwizere, kuko mu mutima we harimo ibizira 7. Nshuti zanjye, uyu munsi hari abantu bafite imvugo nziza mu bigendanye n'idini, hari abantu bafite imvugo nziza mu bigendanye n'uburokore, hari abafite imvugo nziza mu bigendanye n'urukundo, ariko ugiye kusaba Imana ikakwereka umuntu, kuko mu mutima w'abantu benshi harimo ibizira 7. Naho urwango rwe yaruhisha ku buryarya, ububi bwe buzagaragarira imbere y'iteraniro. Mika igice cya 7, Bibiliya itubwira uko abantu bo muri iki gihe bameze. Mika igice cya 7, Bibiliya iratubwira ukuntu abantu b'iki gihe bameze, uburyo Imana ibyutsa abaguye ikababarira bihannye. Mbonye ishyano, Mika igice cya 7 umurongo wa 1, mbonye ishyano kuko meze nk'ushaka imbuto zo ku mpeshyi ahamaze gusarurwa. Hari abantu aho gushakira urukundo kuri Kristo barushaka mu bantu bo mu idini, aho gushaka gukiranuka kw'Imana ngo bagushakire kuri Kristo, bakagushakira kubavuga butumwa bibirangirire. Icyo uzasanga ni kimwe, wa muntu azagwa nagwa nawe ugwe, kuko wamushatsemo ikintu adafite. Rero abantu benshi bameze nk'abashaka imbuto zo ku mpeshyi ahantu hamaze gusarurwa. Wahakura iki? Cyangwa nk'ugiye guhumba imizabibu isarura rishize, ari nta seri ryo kurya, kandi umutima wanjye urarikiye imbuto z'umutini w'umwima mbere.
abantu barangamiye imbuto, barashaka imbuto, ariko se barazikura kuri bande? Umurongo wa kabiri, abubaha Imana bashize mu isi, kandi mu bantu nta n'umwe utunganye, bose bacira igico kuvusha amaraso. Umuntu wese ahigisha mwene se ikigoyi n'umutego. Abantu benshi buriya abantu bitwa ngo ni inshuti, buri wese aba aguteza umutego ngo uzawugwemo aguseke nyuma. Umurongo wa gatatu, amaboko yabo akorana ikibi umwete muri ino minsi. Ibi turimo turabikorana kuraje. Igikomangoma cyaka amaturo. Ubundi ntabwo ari inshingano z'igikomangoma kwaka amaturo, ariko igikomangoma nicyo kijya kwaka amaturo. Mu magambo make, abantu bataye inshingano zabo, hari ababishinzwe. Nawe umucamanza agahongesha. Abacamanza nabo bari akaruswa, kandi mu gihe cya Isiraheli abacamanza bari bashinzwe kurengera abantu b'abanyantege nke. N'umuntu ukomeye yerura irari ry'ibibi riri mu mutima we. Abantu bitwa ko bakomeye muri Isiraheli batoraga abantu bakomeye, noneho bikanatuma abo bantu bakomeye babaga ari nabo bakomeye mu idini. Ariko uyu munsi wa none birababaje. Uyu munsi wa none usanga abantu bitwa ngo dukomeye mu by'idini, usanga ari natwe twerura ibibi biri mu mitima yacu. Uko niko bahuriza imigambi yabo hamwe. Umwiza wo muri bo ameze nk'igitovu. Mutega amatwi uko abantu muri iki gihe bameze. Umwiza wo muri bo ameze nk'igitovu, uratambuka akakujomba ihwa. Urushaho kuba intungane we arutwa n'uruzitiro rw'amahwa. Inshuti zanjye, abantu benshi ni benshi twagiye tubangamira. Mu makorari twagiye tubangamira abantu. Mu nama usanzwe, yewe ubukristo bwawe bushobora kuba bwarabaye amahwa, abangamira abandi bantu musengana ariko barabuze aho baguhera. Ushobora kuba warabangamiye abantu bo muri korari kubera ibintu bibi bikubamo, kubera intege nke, warabaye Magambo, ubusambanyi bwawe, amatiku yawe, ubugome bwawe, ubujajwa bwawe n'ibiki, ukaba warabangamiye abantu, ariko bakabura uko babigenza, bakemera kubana n'iryo hwa ribabangamira ribahanda buri munsi. Igihe kirageze ngo ahari amahwa Imana ihameze indabyo mu izina rya Yesu. Mu gitabo cya mbere cya Samweli, igice cya 15, Samweli yabwiye amagambo akomeye Sawuli. Nagira ngo mbabwire inshuti zanjye, Samweli mu rwandiko rwa mbere rwa Samweli igice cya 15, muri iki gice cya 15 murebe, iri ni isomo nkunda cyane. Urwandiko rwa mbere rwa Samweli igice cya 15 harimo amagambo akomeye. Ni umurongo wa 23. Umurongo wa 23, Samweli yabwiye Sawuli, aramubwira ngo kuko ubugome busa n'icyaha cy'uburozi. Ubugome, kuba umuntu afite ubugome muri we nubwo yabavuga amagambo meza, ubwabyo bisa n'icyaha cy'uburozi. Kandi n'udakurwa ku ijambo asa n'uramye ibishushanyo na terafimu. Ubwo wanze ijambo ry'Uwiteka nawe yanze ko uba ku ngoma. Mu magambo make, umuntu udakurwa ku ijambo aba ameze nk'umuntu uramye ibishushanyo. Nshuti zanjye, igihe kirageze ngo ijambo ry'Imana rigukure ku bintu bibi wakundaga bikuzane mu bintu by'Imana. Igihe kirageze ngo ijambo ry'Imana rikure amahwa kuri wowe, ahari amahwa hamera ururabyo. Birashoboka. kandi hari amagambo akomeye nasomye ari mu gitabo cy'abahanuzi n'abami. Abahanuzi n'abami ni icyigisho cya 10, igice cya 10 cyitwa ijwi ryo gucyaha gukomeye. Iki gitabo cyitwa abahanuzi n'abami ni igitabo kimfasha kumenya ibyagiye bibaho mu ngoma z'abami ba Isiraheli, n'umugambi Imana yabaga ibafitiye, n'uburyo umugambi bawutakobwe, n'urukundo Imana yakundaga ubwoko bwayo. Baranditse rero kuri page 125 kugeza kuri page 127, nizo 126. Ni igice cya 10. Baranditse ngo Yohana umubatiza yabwiye abafarisayo ati, mwabana b'inshira mwe, ninde wababwiye ngo muhunge umujinya uzatera? Kuki Yohana umubatiza yabyukije umujinya wa Herodiya? Ubwo Herode ubwo abwira Herode ko amategeko atamwemerera kubana n'umugore w'umuvandimwe we. Integuza ya Kristo yatakarije ubuzima bwayo mu kuvuga yeruye adaca ku ruhande. Kuki atabyirengagije ngo ye kwishyiraho kutishimirwa n'abantu biberaga mu byaha?
iri ni isomo dukura kuri Yohana Umubatiza. Yavugaga yeruye, ntago yacaga ku ruhande ngo abantu batamureba nabi. Ariko uyu munsi wa none n'ibibwirizwa byinshi bisigaye bigenda bikatakata nk'amakorosi, amakorosi ya Shyorongi. Hariya Shyorongi hano hejuru umuntu ajya mu Ruhengeri, hari amakorosi akata ku buryo kuharenga biba bigoranye. Ibibwirizwa rero by'uyu munsi wa none, inama z'uyu munsi wa none, amajambo y'abayobozi b'uyu munsi wa none, ni amajambo atagenda icyerekezo kimwe, ahubwo baba bagenda bakatakata. Uragenda ukavuga uti ko ngiye gukoma rutenderi, wajya kuvuga ikintu ugahita ukata, wajya kuvuga ikintu ugakata. Niyo mpamvu ibibwirizwa by'uyu munsi wa none byuzuyemo ubwesukoro kubwo gutinya kuvuga ukuri. Uko niko abantu bari bakwiriye guhagarara nk'abarinzi bakiranuka b'amategeko y'Imana, bagiye bajya impaka kandi batanga n'inzitwazo kugeza ubwo kwigengesera kwasimbuye ubudahemuka n'ubunyangamugayo, bityo icyaha kigahabwa intebe ntigicyawe. Mbese ayo magambo ari kuri paje ni cya gitabo ndimo gusoma. Mbese ni ryari ijwi ryo gucyaha kudakebakeba rizongera kumvikana mu itorero? Ni ryari mu itorero tuzongera kumva abantu bacyaha abantu bambara nabi, bacyaha abantu bazambye ibintu, bacyaha abantu badakiranukira Imana, bacyaha abantu badafite icyo bamaze mu rusengero, bacyaha abantu bagambanira umurimo, bagambanira inzu y'Imana? Ni ryari hazaboneka ijwi ryo gucyaha ibintu bitagenda neza? Iki ni ikibazo. Muri iki gitabo barakomeje barandika ngo erega uwo mugabo ni wowe. Aya magambo yanditse mu gitabo cya kabiri cya Samweli igice cya 10:7. Murabyibukaho Natani, umuhanuzi Natani yabibwiraga Dawidi. Amagambo yahuranyije nk'ay'umuhanuzi Natani yabwiye Dawidi yumvikana gake cyane ku ruhimbi rw'ahantu henshi muri iki gihe. Urusengero usengeramo idini waba usengeramo iryo ari ryo ryose, niba ibibwirizwa bivuga ngo uwo muntu ni wowe, niba ikibwirizwa cyigishwa ugataha uko waje, ijambo ry'Imana ntirigutunga urutoki ngo rikwerekane ko umuntu wavugwaga mu byanditswe byera ari wowe, uwo musambanyi ari wowe, uwo mujura ari wowe, uwo mwesikoro ari wowe, uwo muntu ugambanira umurimo ari wowe, uwo muntu wananiranye mu nzu y'Imana udafite icyo amaze ari wowe. Niba ibibwirizwa birangira ukumva ikibwirizwa gitunze undi urutoki atari wowe, umenye yuko harimo ikindi kibazo. Ayo magambo ni ryari azongera kumvikana ryari? Ndetse akanagaragara, ayo magambo agaragara inshuro nkeya cyane mu bitangazamakuru bikoreshwa n'abantu muri rusange. Iyo aba bene aya magambo atari inkewe, atari make, bene aka kageni twagombye kubona imbaraga y'Imana irushaho kwigaragariza mu bantu. Imana irashaka abantu bameze nka Eliya, Natani na Yohana Umubatiza. Ngaba abantu Imana ikeneye, abayobozi b'amatorero Imana ikeneye bagomba kuba bameze nka Eliya na Natani na Yohana Umubatiza. Abavuga butumwa Imana ikeneye abantu bafata umwanzuro kandi bakajya mu ruhande rwayo. Kuri iyi paje y'126 baranditse ngo Imana irashaka abantu bameze nka Eliya, Natani na Yohana Umubatiza. Irashaka abantu bazavuga ubutumwa bwayo uko buri kandi batitaye ku ngaruka bwabagiraho, abantu bazavuga ukuri bashize amanga nubwo byabasaba kubura ibyo bafite byose. Aba bantu se barava hehe? Niyo mpamvu ba Magambo bagwiriye mu nzu y'Imana, niyo mpamvu ba Magambo bayobora, niyo mpamvu ba Magambo nibo bajya guhagararira abantu b'Imana. Aha mu gitabo cyitwa Kugana Yesu, ni igitabo nababwiye nkunda cyane kinyereka uko umunyabyaha yihana n'uburyo yakirwa n'Imana. Banditse basobanura ku bigendanye na ya marira. Abantu benshi muraganira akakubwira ati warihannye, uti narihannye, akakubwira ati niba utararara uririra ibyaha byawe ngo amarira atembe saro yuzure. Rwose Imana ntirakubabarira, ugomba kuzarira kugeza ubwo amarira gushiramo amaso akaba ibiti. Ariko se nshuti yanjye, kwihana koko ni ibyo? Muri iki gitabo cyitwa Kugana Yesu, paje ya 10, ni mu cyigisho cya 3 cyitwa kwihana, bananditse ngo hariho benshi bayoberwa kwihana nyakuri. Abantu benshi baterwa agahinda nuko bacumuye ndetse bagahinduka byanikize kuko batinya ingaruka yabyo. Abantu batinya ingaruka, nshuti zanjye. Bene uko siko kwihana Bibiliya yigisha. Barizwa n'ishyano bagusha aho kurizwa n'ibyaha, nk'uko Esawu yagenje abonye ko ahebye umugisha wo kuragwa ibyase. Baramu wari wishwe n'ubwoba cyagihe marayika yari amuhagaze imbere afite inkota mu ntoki, yemeye ibyaha bye kuko yatinye gupfa, ariko ntabwo yari yihannye ibyaha bye by'ukuri. Umutima we ntiwari wahindutse, ntiyari yazinutswe ibibi.
Yuda Isikariyoti amaze kugambanira umwami Yesu yaratatse aravuga ati nakoze icyaha kuko nagambaniye amaraso adafite urubanza. Yemejwe n'umutima ucumuye, yumva urubanza ruteye ubwoba rumuriho, atinya amateka y'Imana. Amaherezo y'ibyo yari yakoze yatumye amarwa n'ubwoba, ariko mu mutima we nta shavu rikomeye rishenjagura umutima Yuda yari yagize ryari rimurimo. Yari yagambaniye umwana w'Imana utagira inenge, akihakana uwera wa Isiraheli. Farawo nawe ubwe yababazwaga n'amateka yari yaciriweho n'Imana, yemeye ibicumuro bye kugira ngo akire ibindi byago byendaga gutera, ariko iyo icyago cyashiraga yongeraga kwigamba kuwo mu ijuru. Abo bose barizwaga n'ingaruka y'ibyaha, ntibakarizwa n'ibyaha ubwabyo. Inshuti zanjye, kurira, kuba wararize, wasambanye ukarira bugacya, warangiza ukihumuriza, ntabwo bivuze yuko ubuntu bw'Imana bwinjiye muri wowe ngo bugutandukanye n'icyaha. Igihe kirageze ngo Imana ishyire urwango mu mitima yacu, twanga icyaha. Hakeneye urwango hagati y'umugore n'ikiyoka, hakeneye urwango hagati y'urubyaro rw'umugore n'urubyaro rw'ikiyoka, hakeneye urwango hagati y'abana b'Imana. Ndetse nagira mbabwire ngo ni iki kizababwira ko urwango rwaje. Igihe uru rwango ruzaza, Ibyahishuwe 11:17, ikiyoka kizarakarira wa mugore kigende kijya kurwanya abo mu rubyaro rwe, bazaba basigaye bitondera amategeko y'Imana bafite guhamya kwa Yesu. Reka mbabwire, uru rwango nirumara kuza hagati yacu n'isi, byanga byakunda hazategurwa akarengane. Akarengane ni bande bazarenganywa, ni bande ikiyoka kizanga. Ibyahishuwe 11:17 ni abakomeza amategeko y'Imana 10 kandi bakaba bafite guhamya kwa Yesu. Kuko guhamya kwa Yesu ni iki? Bibiliya bisobanura neza, ni umwuka w'ubuhanuzi. Twihuta, nagira ngo nkubwire inshuti yanjye, hano mu gitabo cy'intambara ikomeye banditse amagambo akomeye. Mwumve amaherezo y'aba magambo. Ariyo mpamvu mbasaba ngo dusenge Imana kugira ngo iduhe kwihana igihe cy'igihari. Dusenge Imana iduhe kugira impinduka iza mu mitima yacu kugira ngo iduhindure, kuko ba magambo bazasoza nabi. Mbasobanuriye neza yuko imbere yacu hari akarengane. Abazarenganywa mbabwiye impamvu bazarenganywa. Mutega amatwi mwumve ba magambo. Satani azabakoresha akazi. Mu gitabo cyitwa intambara ikomeye kinsobanurira akarengane kari imbere n'uburyo kazaba kameze. Iki gitabo cy'intambara ikomeye paje 426 ni mu cyigisho cya 38 cyitwa umuburo uheruka. Baranditse ngo ubwo umugari uteye ubwoba uzaba wegereje, inteko nini y'abantu bavugaga ubwabo ko bizera ubutumwa bwa marayika wa gatatu, ariko bakaba batarejejwe binyuzwe mu kumvira ukuri, bazava ku kejo maze bifatanye n'abarwanya ubwo butumwa. Ubwo bazifatanya n'ab'isi kandi bagahuza n'ab'imigambi, bazaba babona ikintu kimwe, maze ubwo ikigeragezo kizabageraho bazaba biteguye guhitamo ikiboroheye, ari cyo ruhande rurimo benshi. Abantu bafite impano, mutega amatwi, abantu bafite impano ndetse bazi kuvuga neza, bahoze bishimira ukuri, bazakoresha izo mpano zabo mu gushuka no kuyobya abantu benshi. Bazahinduka abanzi bakomeye babo bizeraga kimwe. Ngiri iherezo rya Magambo. Magambo ari mu itorero, igihe cye nikigera azagambanira umurimo, azagambanira abantu b'Imana, azagambanira umwami Yesu, kandi bitewe n'amagambo meza asanganywe. Vuba bidatinze tugiye gutangira kubona abavuga butumwa, abapasiteri, ababishopu n'abandi bagiye gutangira kuvuga amagambo anyuranye n'ayo bavugaga. Ubu muri ino minsi turimo turabona abantu bavuga nk'abana b'Imana. Mu minsi igiye kuza bagiye gutangira kuvuga nka Satani ku mugaragaro. Igitabo cy'Ibyahishuwe, twihuta twerekera ku musozo. Igitabo cy'Ibyahishuwe igice cya 13 umurongo wa 11, haduka indi nyamaswa ivuye mu gitaka. Iyi nyamaswa mu by'ukuri ishushanya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mwibuke yuko ubu Protestani bwinshi bwavukiye muri Amerika kandi niho bwagiriye imbaraga. Protestani bwavukiye mu Burayi, ariko amadini ariho uyu munsi wa none ayo dufite menshi akomoka mu bice bya Amerika n'ibice by'Uburayi bimwe na bimwe. Ariko ahangaha Bibiliya ivuga ngo iki? Nuko mbona indi nyamaswa iva mu butaka. Iyo yo yari ifite amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama, ivuga nk'ikiyoka. Amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama bivuze ngo ni ibintu byiza cyane. Urebeye kure ni inyamaswa nziza, ariko uyegereye ikavuga, iravuga nk'ikiyoka. Mu gitabo mfite hano cyitwa ubusobanuro bwa Daniel n'Ibyahishuwe, cyanditswe n'umugabo witwa Uriah Smith,
bandika basobanura aya magambo baravuze ngo dukeneye kumenya ese amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama bisobanura iki? Kuri paje 429 baranditse ngo amahembe y'umwana w'intama yerekana ubusore, ubuziranenge n'ubugwaneza Leta Zunze Ubumwe za Amerika zatangiranye. Ariko noneho rero reka turebe ese muri ubwo buryo kuvuga nk'ikiyoka byo noneho bisobanura iki? Kuri uru rwego tugezeho rero nimutwemerere tuvuge ko bibabaje. Ngeze kuri paje 432. Nimutwemerere tuvuge ko bibabaje kubona uburyo ishyanga ryahagurutse ari irinyamahoro kandi rifite intego yo kwimakaza amahame y'ubutegetsi nkariya, hanyuma rikaza gufata kamere y'inyamaswa zaribanjirije maze kugeza ubwo rizamanuka rikageza ku rwego nk'urwo ngurwo hasi. Ikizakurikira ubwo Leta Zunze Ubumwe za Amerika ari ubutegetsi bwerekanwa nk'ikimenyetso kivuga nk'ikiyoka bisobanura iki? Ikizakurikiraho nuko Amerika izemeza amategeko afuditse kandi akandamiza yibasiye imyizerere n'imigenzereze mu by'idini ku baturage bayo kugira ngo yitwe koko ubutegetsi butoteza. Mu magambo make, Amerika yatangaga umudendezo, Amerika yemeraga amadini yose buri wese ko asenga uko ashatse. Muri wa murimo usoza, Amerika yari yaragize umwanya wo kuvuga neza nk'umwana, kumera amahembe abiri nk'ay'umwana w'intama. Systeme zayo ebyiri yerekanaga yuko rwose ikorana n'Imana pe mu buryo bwiza no gutanga umudendezo. Amerika niyo igiye gusoza yica abana b'Imana. Nshuti zanjye najya mbabwire, Satani no mu nzu y'Imana agiye kubikora. Uretse ubu buhanuzi buzasora muri Amerika, mu nzu y'Imana Satani agiye gushyiramo abantu tujye tubona bameze nk'intama, ariko navuga usange ni ikiyoka. Niyo mpamvu igihe kirageze ngo mushake ijambo ry'Imana, ijwi ry'Imana rivugira mu ijambo ryayo, kuko ariho muzakura amagambo mwakwizezwa. None wambaza uti rero kugira ngo ako gahinda kabe muri njyewe, kugira ngo numve muri njye nanze icyaha, ni iki nakora? Yohana 16:8. Yesu avuga ibya Mwuka Wera yaravuze ngo ubwo azaza azatsinda ab'isi, abemeza iby'icyaha n'ibyo gukiranuka n'iby'amateka. Ndasaba Imana ngo iduhe Mwuka Wera kugira ngo Mwuka Wera aze adutsinde, atwemeze iby'icyaha, ibyo tutabonaga ko ari icyaha. Mwuka w'Imana ahumura amaso yacu tubone uburyo ari icyaha, atwemeze ibyo gukiranuka, uburyo tutabona gukiranuka ku giti cyacu twakubona ari Kristo ukuduhaye. Narangiza twemeze n'iby'amateka yuko abantu bose batandukana n'Imana bazahura n'akaga. Nshuti zanjye, Imana ituyobore, idukorere ibirenze iby'umwana w'umuntu yadukorera mu izina rya Yesu. Witeka Mana nziza, izina rye rihabwa icyubahiro. Tumanitse amaboko turifuza guhinduka. Twagiye tugira amarira, twagiye tugira amarangamutima yerekana ko icyaha tucyanze, ariko muri ino minsi kubera aho ubuzima butugejeje, kubera aho isi tugejeje, tuvuga ko icyaha ari kibi tukabyaturira ku ruhimbi, tukabyaturira mu ndirimbo, mu bibwirizwa, mu nama duha abantu. Ariko iyo turi ku ruhande, bya byaha turabiterura nubwo byanduye, tukabiheka ndetse tukabisoma. Ndakwinginze ngo ushyire urwango hagati yacu n'icyaha, ushyire urwango hagati yacu n'ikibi, tubisabye mu izina rya Yesu, amen.